Amahoro y'Imana bavandimwe, nshuti za Yesu na Mariya na Alphonsine yankurije baramutsa, turongeye tugeze muri ka kanya kacu keza ko gusoma ijambo ry'Imana, twatangiriye ku ntangiriro turacyari mu gitabo cy'uyu Mukamisiri, ariko tuzakomeza kugeza dusoje igitabo cyose cya Bibiliya ntagatifu. Tugeze rero ku mutwe wa 33 w'igitabo cy'uyu Mukamisiri, turasoma duhere kuri uyu mutwe wa 33, tugeze ku mutwe wa 36, ni kuva ku ipaji y'139 kugera ku ipaji y'145. Imana ibategeka gukomeza urugendo. Uhoraho abwira Musa ati genda uva aho hantu, wowe n'umuryango wavanye mu gihugu cya Misiri, maze uzamuke ugana mu gihugu nasezeranije Aburahamu na Izaki na Yakobo, nkabarahira mvuga nti nzagiha urubyaro rwawe. Nzohereza umumarayika akujya imbere, maze nzirukana Abakanahani n'Abahemori n'Abaheti n'Abaperezi n'Abahivi n'Abayebuzi. Ngaho zamuka ugana mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Ariko jye sinzajyana namwe, kuko muri uwo muryango ufite ijosi rishingaraye, hato ntazabatsembera mu nzira. Imbaga yumvise ayo magambo akarishye, irashavura, maze ntihagire umuntu wambara iby'umurimbo. Uhoraho rero abwira Musa ati ubwire Abayisiraheli uti muri umuryango ufite ijosi rishingaraye, ndamutse njyanye namwe akanya gatoya nabarimbura. Ngaho nimufashe hasi imyambaro yanyu y'imirimbo, ndaba ndeba uko ngomba kubagenza. Abayisiraheli biyambura imyambaro yabo y'imirimbo, guhera aho bari bari ku musozi wa Horebu. Ihema ry'ibonaniro. Musa yendaga ihema, maze akarishinga hirya y'ingando ahitaruye, rikitwa ihema ry'ibonaniro. Nuko uwashakaga wese kugisha inama Uhoraho akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hanze y'ingando. Iyo Musa yasohokaga ngo ajye ku ihema, imbaga yose yarahagurukaga, buri muntu agahagarara ku muryango w'ihema rye, nuko bagakurikiza Musa amaso kugeza igihe yinjiriye mu ihema. Musa yamara kwinjira mu ihema, ya nkingi y'agacu ikamanuka, maze igahagarara ku muryango w'ihema, Uhoraho akaganira na Musa. Imbaga yose yabaga ireba inkingi y'agacu gahagaze ku muryango w'ihema, maze imbaga yose igahaguruka, buri muntu agapfukama ku muryango w'ihema rye. Uhoraho rero akavugana na Musa bahanganye amaso, mbese nk'uko umuntu avugana n'undi. Hanyuma Musa agasubira mu ngando, ariko umufasha we, umusore witwa Yozuwe mwene Nuni, ntave mu ihema. Imana iganira na Musa. Musa abwira Uhoraho ati dore urambwira ngo nyobore iyi mbaga, ariko ntiwamenyesheje uwo uzatuma ngo tujyane. Nyamara niwe wivugiye uti ndakuzi mu izina, urongera uti wagize ubutoni mu maso yanjye. None rero niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho mbwira inzira zawe maze nkumenye, bityo ngire ubutoni mu maso yawe. Ikindi kandi ibuka ko iri hanga ari umuryango wawe. Uhoraho atese uribwira ko ari jye ubwanjye tuzajyana ngo nguhe ihumure? Musa ati niba utaje ngo tujyane, wikwirirwa uduhagurutsa aha ngaha. Naho ubundi se, ni iki kizerekana ko jyewe n'umuryango wawe dufite ubutoni mu maso yawe? Si uko wajyana natwe, bityo jyewe n'umuryango wawe ntiduse n'indi miryango iri ku bwisanzure bw'isi? Uhoraho asubiza Musa ati icyo usabye cyo nzagikora, ku mpamvu y'uko ufite ubutoni mu maso yanjye, kandi nkaba nkwiyisiye mu izina. Musa ati ngaho rero nyereka ikuzo ryawe. Uhoraho ati ndanyuze ububengerane bwanjye bwose imbere yawe, maze ntangaze izina ryanjye Uhoraho. Ngirira ibambe uwo nishakiye,
nkagirira impuhwe uwo nishakiye. Yungamo ati ntabwo washobora kubona uruhanga rwanjye, kuko nta muntu wabasha kumbona ngo agumye abeho. Uhoraho arongera ati ngwino nkwereke aho uba uhagaze iruhande rwanjye. Ndaguhagarika hejuru y'urutare. Igihe rero ikuzo ryanjye riza guhita, ndagushyira mu bwihugiko bw'urutare, maze ngutwikirize ikiganza cyanjye kugeza ubwo ntambutse. Hanyuma nkuvaneho ikiganza, maze umbone mu mugongo gusa, naho uruhanga rwanjye ntawashobora kurureba. Amabuye mashya yanditseho amategeko. Uhoraho abwira Musa ati ubaze ibimanyu bibiri by'amabuye nk'ibya mbere, maze kuri ibyo bimanyu nandikeho amagambo yari kuri bya bimanyu bya mbere wamenaguye. Uzabe witeguye ejo mu gitondo cya kare, maze bugicya uzazamuke hejuru y'umusozi wa Sinayi, uhagarare imbere yanjye hariya mu mpinga y'umusozi. Ntihazagire umuntu n'umwe uzamukana nawe, ntihazagire n'ukandagira kuri uwo musozi aho ariho hose, ndetse n'amatungo magufi cyangwa maremare ntazarisha ahegereye uyu musozi. Nuko Musa abaza ibimanyu bibiri by'amabuye nk'ibya mbere. Arazinduka, azamuka umusozi wa Sinayi nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse, maze ajyana mu ntoki ibimanyu bibiri by'amabuye. Nuko Uhoraho amanuka mu gacu, ahahurira na we, maze atangaza izina rye Uhoraho. Uhoraho rero anyura imbere ya Musa, maze avuga aranguruye ati ndi Uhoraho, Uhoraho Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka, Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi, ikihanganira igicumuro, ubwigomeke n'icyaha, ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru babo, kugeza mu gisekuru cya gatatu n'icya kane. Ako kanya Musa akubita amavi ku butaka arapfukama. Nuko aravuga ati Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Yego turi umuryango ufite ijosi rishingaraye, ariko rero utubabarire ibicumuro byacu n'ibyaha byacu, maze utugire ubukonde bwawe. Uhoraho yongera kugirana isezerano n'umuryango we. Uhoraho rero aravuga ati ngiye kugirana nawe isezerano. Mu ruhame rw'umuryango wawe wose, ngiye gukora ibintu bitangaje, bitigeze bibaho mu gihugu na kimwe cyangwa mu ihanga na rimwe, maze imbaga yose igukikije yibonera igikorwa cy'Uhoraho, kuko ibintu ngiye gukorana nawe biteye ubwoba. Urakurikize neza ibyo ngutegeka uyu munsi. Dore nzirukana imbere yawe Umuhemori, Umukanahani, Umuheti, Umuperezi, Umuhivi n'Umuyebuzi. Uzirinde kugirana isezerano n'abaturage b'igihugu ugiyemo, hato bitazakubera umutego. Ahubwo muzahirike intambiro zabo, mumenagure inkingi z'amabuye bashinze, kandi mutemagure ibiti byeguriwe ibigirwamana byabo. Ntuzagire rero indi mana upfukamira, kuko izina ry'Uhoraho ari rudaharikwa, akaba Imana ifuha. Uramenye ntuzagirane isezerano n'abatuye icyo gihugu, hato batazagutumira igihe bazaba bakora ibibi basenga ibigirwamana byabo, babitura ibitambo, maze ukarya ku bitambo byabo. N'umuhungu wawe ntuzamusabire mu bakobwa babo, hato abo bakobwa batazatera abahungu bawe gukora ibibi basenga ibigirwamana byabo. Ntuziremere imana zicuzwe mu cyuma. Uzubahiriza iminsi mikuru y'imigati idasembuye. Mu minsi 7 uzarya imigati idasembuye nk'uko nabigutegetse, ku itariki nashyizeho y'ukwezi kw'amahundo, kuko ukwezi kw'amahundo ariko wimutseho mu Misiri. Umuhungu wavutse uburiza wese ni uwanjye, kimwe n'icyavutse uburiza cyose cy'igitsina gabo mu matungo yawe, ari inka ari intama. Uburiza bw'indogobe uzabucunguza umwana w'intama, niba utabuyicunguje uzabuvuna ijosi.
uburiza bwose bw'abahungu bawe nabwo uzabucungure, kandi ntihazagire uhinguka amara masa imbere yanjye. Uzakore imirimo iminsi 6, ariko ku munsi wa karindwi uzaruhuke, kabone n'ubwo haba hari igihe cy'ihinga cyangwa icy'isarura, uzaruhuke. Uzubahirize umunsi mukuru w'ibyumweru ubigirira kurya umuganura w'ingano zeze. Uzubahirize n'umunsi mukuru w'ihunika mu ndunduro y'umwaka. 3 mu mwaka, abagabo bose bazaze kwiyereka Nyagasani Uhoraho Imana ya Isiraheli. Koko rero, nimara kwirukana amahanga imbere yawe no kwagura igihugu cyawe, nta wundi uzararikira isambu yawe igihe uzaba wagiye kwiyereka Uhoraho Imana yawe 3 mu mwaka. Ntuzanture igitambo cy'amaraso giherekejwe n'imigati isembuye, kandi igitambo turiye umunsi mukuru wa Pasika ntikizarenga ijoro ngo kigere mu gitondo. Uzazane mu ngoro y'Uhoraho Imana yawe umuganura w'imbuto zeze mu murima wawe. Ntuzateke umwana w'ihene mu mahenehene ya nyina. Uhoraho abwira Musa ati, andika aya magambo witonze, kuko isezerano ngiranye nawe kimwe na Isiraheli rishingiye kuri ayo magambo. Musa agumana aho ngaho n'Uhoraho iminsi 40 n'amajoro 40, nta kurya umugati nta no kunywa amazi. Nuko yandika ku bimanyu by'amabuye amagambo y'isezerano, ariyo ya magambo 10. Musa amanuka ku musozi. Musa amanuka ku musozi wa Sinayi afite mu ntoki ibimanyu 2 by'amabuye byanditseho isezerano. Ubwo yamanukaga, ntiyari azi ko mu ruhanga rwe harabagiranaga kubera ko yari yaganiriye n'Uhoraho. Aroni n'Abayisiraheli bose babona Musa, n'ukuntu mu maso ye harabagiranaga. Nuko bagira ubwoba bwo kumwegera. Musa arabahamagara, Aroni n'abatware bose b'imbaga bagaruka bamusanga, maze arabavugisha. Hanyuma Abayisiraheli bose baramwegera, abamenyesha amategeko yose Uhoraho yari yamubwiriye hejuru y'umusozi wa Sinayi. Musa arangije kubibabwira, yipfuka igitambaro mu maso. Iyo Musa yabaga yinjiye imbere y'Uhoraho ngo avugane nawe, yavanagaho icyo gitambaro kugeza igihe asohokeye mu ihema, yagera hanze akabwira Abayisiraheli ibyo yabaga yategetswe. Abayisiraheli babonaga mu maso ha Musa harabagirana. Nuko Musa agasubiza igitambaro mu maso kugeza ubwo yongera kwinjira ngo avugane n'Uhoraho. Iyubakwa ry'ingoro y'Uhoraho. Itegeko ryo kuruhuka ku isabato. Musa ahamagaza imbaga yose y'Abayisiraheli, arababwira ati, nimwumve ibyo Uhoraho abategetse kujya mukora. Mu minsi 6 muzakora imirimo, naho umunsi wa karindwi uzababera isabato ntagatifu, umunsi w'ikiruhuko weguriwe Uhoraho. Umuntu wese uzakora kuri uwo munsi azicwa. Ntimuzacana umuriro mu nzu yanyu n'imwe ku munsi w'isabato. Abayisiraheli bazana imfashanyo zo kubaka ingoro y'Uhoraho. Musa abwira ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli aya magambo ati, nimwumve icyo Uhoraho yategetse. Nimugabanye ku bintu byanyu ituro ry'Uhoraho. Umuntu wese w'umutima utagundira azazanira Uhoraho imfashanyo ye: zahabu na feza n'umuringa, imyenda y'isine n'iy'umuhemba n'itukura, hariri inetereye n'ubwoya bw'ihene, impu z'amapfizi y'intama zirabyemo ikigina, n'impu z'ibihura, n'ibiti by'iminyinya, n'amavuta y'imizeti yo gucana itara, imibavu igenewe kuvangwa n'amavuta yo gusiga, n'imibavu yo gutwika, amabuye y'agaciro n'amabuye yo gutaka ku musanganyagihimba no ku musesuragituza. N'abakozi banyu bose b'abahanga nibaze, maze barangize icyo Uhoraho yategetse. Ibyo ni ingoro n'ihema ry'Uhoraho, umutwikiro waryo, ibifungo byaryo, imbaho zaryo, imitambiko yaryo, imiganda yaryo, n'ibishyigikizo byaryo.
ubushyinguro n'imijishi yabwo, urwicurizo n'umubambiko ubikingiye, ameza hamwe n'imijishi yayo n'ibikoresho byayo byose, hamwe n'imigati y'umumuriko, ikinyarumuri cyo kumurika, hamwe n'ibikoresho byacyo, amatara yacyo n'amavuta y'imizeti akigenewe, urutambiro rw'imibavu n'imijishi, amavuta yo gusiga n'imibavu yo gutwika, umubambiko ukinze ku muryango w'ingoro, urutambiro rw'ibitambo bitwikwa n'uruzitiro rwarwo rw'umuringa, imijishi yarwo n'ibikoresho byarwo byose, igikarabiro n'urugata rwacyo, imibambiko ikingiye urugo, inkingi zayo, ibishyigikizo byayo, n'umubambiko ukingiye irembo ry'urugo rw'ingoro, imiganda y'ingoro, imiganda y'inkike z'ingoro, hamwe n'ibiziriko byazo, imyambaro y'ibirori igenewe imihango mu ngoro, imyambaro mitagatifu y'umuherezabitambo Aroni, n'imyambaro abahungu be bazambara batunganya imirimo y'ubuherezabitambo. Nuko ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli rimaze kuva iruhande rwa Musa, ab'umutima ukeye kandi wuzuye ubuntu bose baraza, batanga umusanzu w'Uhoraho mu bwubatsi bw'ihema ry'ibonaniro, n'imirimo yaryo yose, n'imyambaro mitagatifu. Haza abagabo kimwe n'abagore, ab'umutima ugira ubuntu bazana amaherena, n'impeta, n'inigi, n'ibintu bya zahabu by'amoko yose, maze buri muntu wabituraga Uhoraho akabimuhereza nk'uko batura zahabu. Bazana n'ibindi bafite imuhira, imyenda y'isine, iy'umuhemba n'itukura, hariri inetereye n'ubwoya bw'ihene, impu z'amapfizi y'intama zirabyemo ikigina, n'impu z'ibihura. Abari bateganije bose ituro rya feza n'umuringa babizanira Uhoraho. Abari bafite imuhira ibiti by'iminyinya bigenewe imirimo yose y'ubwubatsi barabizana. Abagore bose bari bafite ubuhanga bwo gukaraga ubudodo barabuboha barabuzana, ubw'isine n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku n'ubwa hariri inetereye. Abagore bose bari bifitiye ubuhanga bakaraga ubwoya bw'ihene. Abatware b'imiryango bazana amabuye y'agaciro n'amabuye yo gutaka ku misanganyagihimba no ku musesura-gituza. Bazana imibavu n'amavuta y'imizeti bigenewe amatara, amavuta yo gusiga n'imibavu yo gutwika. Mbese Abayisiraheli bose, ari abagabo ari n'abagore bafite umutima ukeye, bazanira Uhoraho amaturo bigeneye, kugira ngo batunganye imirimo yose Uhoraho yari yabategetse abitumye Musa. Besaleli na Oholiyabu batangira imirimo yo kubaka ingoro. Nyuma Musa abwira Abayisiraheli ati nimurebe, Uhoraho yahamagariye mu izina Besaleli mwene Uri, umwuzukuru wa Huri wo mu nzu ya Yuda. Yamwujujemo umwuka w'Imana kandi yamuhaye ubuhanga, ubwenge n'ubumenyi bw'imyuga iyo ari yo yose, kugira ngo ahimbe ibikoresho by'agaciro bicuzwe muri zahabu, feza n'umuringa, kugira ngo aconge amabuye y'indobanure, abaze ibiti, anatunganye imirimo iyo ari yo yose. Yashyize kandi mu mutima we ingabire yo kubyigisha, nk'uko yayihaye Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu nzu ya Dani. Bombi yabujujemo ubwenge bwo gukora imirimo yose yo gusharaga, gushushanya, gutaka amabara ku myenda y'isine, y'umuhemba n'itukura, kuri hariri inetereye, no kuboha imyenda, mbese gutunganya amoko yose y'imirimo no guhimba ibikorwa by'ubwenge. Besaleli, Oholiyabu n'abantu bose b'abanyabwenge, abo Uhoraho yashyizemo ubwenge n'ubuhanga bwo gutunganya imirimo yose igenewe imihango y'ingoro, bazabirangize uko Uhoraho yabitegetse. Musa ahamagaza Besaleli na Oholiyabu n'abantu bose b'abanyabwenge, abo Uhoraho yashyize ubwenge mu mutima, bashishikarira uwo murimo ngo bawurangize.
Musa abaha amaturo yose Abayisiraheli bari bazaniye gutunganya imirimo y'ubwubatsi bw'ingoro, kandi buri gitondo imbaga igakomeza kuzanira Musa amaturo yishakiye. Nuko abo bahanga bakoraga imirimo y'ingoro bahagarika akazi bari bashishikariye, buri wese aza kubwira Musa ati imbaga iratura ibirengeje kure ibyangombwa bigenewe kurangiza imirimo Uhoraho yategetse gukora. Musa atanga itegeko, maze batangaza mu ngando hose ngo ntihagire umuntu ari umugabo ari umugore wongera guhihibikanira iby'amaturo y'ingoro. Nuko bahagarika rubanda, kuko ibyo bari bazanye byari bihagije ku mirimo yose yagombaga gukorwa ndetse binarengejeho. Ingoro y'Uhoraho ubwayo. Nuko abakozi bose barushaga abandi ubuhanga bashinga ingoro. Bategura imyenda 10 muri hariri ihotoye no mu bwoya bw'isine, bw'umuhemba n'ubutukura, hamwe n'abakerubimu batatseho. Uburebure bw'umwenda bwari mikono 28, ubugari bw'umwenda bukaba imikono 4. Imyenda yose yarareshyaga. Bafatanya 5 muri iyo myenda, umwe ku wundi. Bafatanya n'iyindi 5 umwe ku wundi. Bashyira utugozi tw'umuhemba w'ibihogo ku muguno w'umwenda waherukaga urufatane rwa mbere, babigenza batyo no ku mwenda wabanzirizaga urufatane rwa kabiri. Bapfundika utugozi 50 ku mwenda waherukaga urufatane rwa mbere, bapfundika n'utugozi 50 ku mwenda wabanzirizaga urufatane rwa kabiri, maze utwo tugozi tukagenda dutegana kamwe ku kandi. Bakora ibifungo 50 bya zahabu bafungisha urufatane rwa mbere ku rundi, bityo ingoro irakomera ku mpande zose. Bakora kandi n'indi myenda y'ubwoya bw'ihene, maze bayitwikiriza ingoro nk'uko amahema amera. Bakora bene iyo myenda 11. Uburebure bw'umwenda bwari mikono 30, n'ubugari bw'umwenda bukaba imikono 40. Iyo myenda 11 yarareshyaga. Muri iyo myenda bateranya 5 ukwayo n'indi 6 ukwayo, ku buryo nayo ihinduka ibifatane 2. Bashyira utugozi 50 ku musozo w'umwenda waherukaga urufatane rumwe, bashyira kandi utugozi 50 ku musozo w'umwenda wabanzirizaga urufatane rwa kabiri. Bakora n'ibifungo 50 by'umuringa byo gufungisha ibyo bifatane byombi, bityo ihema ryose rikaba risakawe neza. Byongeye, ihema barikorera umutwikiro w'impu z'amapfizi y'intama zirabyemo ikigina, barikorera n'umutwikiro w'impu z'ibihura wo kugereka hejuru. Ingoro kandi bayikorera inkuta z'imbaho mu biti by'iminyinya zishinze impagarike. Uburebure bw'urubaho rwari imikono 10, n'ubugari bw'urubaho bwari 1 n'igice. Kuri buri rubaho hari inkwikiriro 2 zifatanye rumwe ku rundi. Babigenza batyo ku mbaho zose z'ingoro. Bategurira ingoro imbaho 20 ku ruhande rw'amajyepfo. Munsi y'izo mbaho 20 bahashyira ibishyigikizo 40 bya feza, ibishyigikizo 2 munsi ya buri rubaho, bigenewe inkwikiriro zarwo zombi. Ku ruhande rwa kabiri rw'ingoro rwerekeye amajyaruguru, bahategura imbaho 20, kimwe n'ibishyigikizo byazo 40 bya feza, ibishyigikizo 2 munsi ya buri rubaho. N'urukuta rw'inyuma y'ingoro barutegurira imbaho 6, aherekeye iburengerazuba, bategura n'imbaho 2 zigenewe inguni z'inyuma y'ingoro. Izo zarushaga izindi gufatana kubera inkwikiriro zazo nyinshi. Bityo hari imbaho 8 kumwe n'ibishyigikizo byazo bya feza, ibishyigikizo 16, ibishyigikizo 2 munsi ya buri rubaho. Bakora n'imitambiko mu biti by'iminyinya, 5 igenewe imbaho zo ku ruhande rwa mbere rw'ingoro, 5 igenewe imbaho zo ku ruhande rwa kabiri rw'ingoro, n'indi 5 igenewe imbaho z'inyuma y'ingoro aherekeye iburengerazuba. Bategura umutambiko umwe wambukiranyaga imbaho kuva ku rwa mbere kugeza ku rwa nyuma, unyuze hagati yazo. Imbaho bazomekaho zahabu,
n'ibifungo byazo bigenewe gushyirwamo imitambiko babikora muri zahabu, kandi n'imitambiko bayomekaho zahabu. Bakora umubambiko mu bwoya bw'isine, bw'umuhemba n'ubw'umutuku, no muri hariri ihotoye, maze batakaho n'abakerubimu. Bawubariza inkingi enye z'umunyinya zometseho zahabu, n'intendekero zazo za zahabu, bazicurira ibishyigikizo bine bya feza. Umuryango w'ihema bawudodera uwundi mubambiko watatswe n'umuhanga mu bwoya bw'isine, n'ubw'umuhemba n'ubw'umutuku, no muri hariri ihotoye. Uwo mubambiko bawukorera inkingi eshanu, n'intendekero zazo, n'amasonga yazo, n'ibifunga byazo, maze babyomekaho zahabu. Ibishyigikizo byazo bitanu byari bikozwe mu muringa. Nimwakire ijambo ry'Imana. Haleluya, 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 haleluya. Uragasingizwa mwami w'ishema, habwe ikuzo n'amahanga yose, habwe icyubahiro iteka. Haleluya, 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 haleluya.